World Mission Report. Si rimwe si kabiri wumvise amagambo avuga ngo cyangwa nawe ukaba waravuze ngo cyangwa inshuti yawe cyangwa mugenzi wawe ikaba yaravuze ngo nakure habaho Imana itakura umuntu. Hari ubuzima ushobora kuba yarabayemo, ubwo ubayemo uyu munsi cyangwa ubwo inshuti yawe ibayemo ivuga iti sinejejwe n'ubu buzima cyangwa si ishobora gukomeza kubaho muri ubu buzima. Ndabasuje ngo ubune amahoro biva ku Mwami Imana bibane namwe. Uyu munsi wa none tugeze muri ka kanya keza k'amakuru y'ahandi. Amakuru y'uyu munsi afite umutwe uvuga ngo sinshobora kubaho muri ubu buryo. Uyu munsi ndababwira inkuru y'umusore witwa Jin Soke uba mu gihugu cya Korea y'Epfo. Tukaba twarateguriwe na Andrew MCC Siena, umuyobozi w'amakuru y'ahandi ku isi muri General Conference. Njyewe ugiye kuyibagezaho inkuru y'uyu munsi nitwa Noah Emmanuel. Ibindi twamenya kuri Korea y'Epfo mbere y'uko dutangira. Ubuyapani bwakolonije Korea guhera mu mwaka w'1910 kugeza ku musozo w'intambara ya kabiri y'isi yose. Ibihugu byatsinze intambara ya kabiri y'isi yose byigabanyije igihugu cya Korea, maze Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete ziherera mu majyaruguru ya Korea, naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifata Korea y'Amajyepfo. Mu mwaka w'1950 abakomunisite bo mu majyaruguru bateye amajyepfo, bateye Korea y'Epfo, bituma habaho intambara muri Korea igeza mu mwaka w'1953, kandi iyo ntambara ntabwo yigeze irangira kuko kugeza ubu ngubu Korea irimo imigabane ibiri, ariyo mpamvu ariyo Korea y'Epfo na Korea y'Amajyaruguru. Icyo ngicyo nicyo mwamenya kuri Korea. Korea yatangiye ari igihugu kimwe, ariko kubw'intambara zibera hano ku isi ivamo ibice bibiri, aba Korea y'Amajyaruguru na Korea y'Epfo. Yego, murakoze. Mureke rero tujyane neza mu nkuru yacu y'uyu munsi. Uwitwa Jin Soke yari afite imyaka 2 y'ubukuru ubwo se yapfaga. Ntabwo yibuka uko se yasaga. Ise yari umupasitori w'umudivatiste w'umunsi wa 7 muri Korea y'Epfo. Ubwo se yapfaga, nyina yasigaranye inshingano yo kurera Jin Soke hamwe na mukuru we. Bari basangiye kwizera kugeza ubwo Jin Soke abereye ingimbi. Icyo gihe Jin Soke yatangiye kwifatira ibyemezo ku giti cye, maze yanga kwizera Imana. Yaribazaga ati, niba Imana ibaho koko, kuki yemeye ko papa apfa? Ubwo uwo muhungu yabwiraga Imana ati, niba uriho koko ubu nanjye uzanyica, sinshobora gukomeza kubaho muri ubu buryo. Ubwo Jin Soke yari afite imyaka 15 y'ubukuru, yumvise arambiwe no kubaho. Ubwo bari gusengera hamwe nk'umuryango, yahise ahaguruka ashanyagura Bibiliya ye, maze abwira nyina ati, ntukongere kushishikariza kwizera Imana. Uhereye icyo gihe yavuye mu ishuri kandi ava mu rugo aragenda. Jin Soke yamaze imyaka 10 anywa itabi, anywa inzoga, kandi abana n'inshuti mbi. Nta Bibiliya yagiraga, kandi yangaga Abakristo, by'umwihariko yangaga Abadivatiste nubwo aribo yari yaravukiyemo. Umunsi umwe yageze muri kaminuza y'Abadivatiste mu buryo mu buryo atari yiteze. Yari aherekeje inshuti ye, yari ifite gahunda y'ubucuruzi muri iyi kaminuza. Ubwo yari ategereje inshuti ye, yashatse ahantu yanywera itabi, maze arahabura. Ariko kunywera itabi muri iyo kaminuza ntabwo byari byemewe. Kubw'impamvu yashatse ahantu anywera itabi ku buryo hatagira umubona. Ubwo yari agerageza gushaka ahantu yanywera itabi, yagiye ahantu hitaruye hari ibiti ndetse n'ibyatsi byiza. Yicaye ku ntebe yari aho ngaho, maze akongeza itabi. Ubwo yanywaga itabi ari gutumura, yakebutse ku ruhande abona ibuye ryanditseho umurongo wa Bibiliya. Yaje kumenya ko ari mu busitani bwo gusengeramo bw'iyo kaminuza. Yumvise amarangamutima yuzuye umutima we. Ntabwo yibuka
yavugaga uko se yasaga, ariko yibutse ko se nawe yari yarize muri iyo kaminuza kugira ngo abe umupasiteri. Se nawe ashobora kuba yarasengeye muri ubwo busitani igihe yahigaga. Ibitekerezo bya Jin Soke byerekeje kuri nyina. Yibutse ko yari yarumvise amakuru ko nyina arwaye cyane. Abantu benshi bari baramubwiye ko nyina ari hafi gupfa. Agahinda kuzuye umutima wa Jin Soke. Maze se yari yarapfuye ubwo Jin Soke yari afite imyaka 2, none nyina nawe yari agiye gupfa. Jin Soke afite imyaka 25. Jin Soke yaravuze ati sishobora gukomeza kubaho muri ubu buryo. Jin Soke yatangiye kumva agiriye nyina impuhwe. Yaratekereje ati mama yabuze umugabo we, none abahungu 2 nabo yari afite, nanjye yarambuze. Nababaje umutima we, none agiye gupfa. Amarira yashotse ku matama ya Jin Soke ubwo yari yicaye mu busitani bwa kaminuza afite itabi mu ntoki ze. Yavuganye n'Imana nyuma y'imyaka myinshi cyane yari amaze atavugana nayo. Yaravuze ati Mana, niba uriho ndakwinginze fasha, ndakwinginze fasha mama. Nubinkorera nzakwegurira umutima wanjye, nzakwegura imibereho yanjye yose. Nyuma y'igihe gito asenze iryo sengesho, nyina yarakize. Maze Jin Soke asohoza isezerano yahigiye Imana. Yaje kuba umupasiteri kimwe nka se. Yarangirije muri iyi kaminuza y'Abadivantisite ise yizemo. Nyina yaranezerewe cyane, ariko Jin Soke yaje no gushyingirwa, abyara umwana w'umukobwa, kandi kugeza uyu munsi arera abana 4 b'abahungu bakomoka mu miryango y'abapfakazi b'abagore. Ubwo yibukaga uburyo yakuze atagira se, yatangiye kwita kuri abo bahungu 4 abifashijwemo n'abizera b'itorero yayoboraga muri Koreya y'Epfo. Abo bahungu ubu batangiye kuba ingimbi, babaho mu buzima butandukanye n'ubwo Jin Soke yabayemo ubwo yari ari mu kigero cyabo, kuko babona urukundo rwa Jin Soke kandi bakaba bazi ko bafite se wo mu ijuru ubakunda cyane. Abo bahungu bose uko ari 4 beguriye Yesu imitima yabo barabatizwa. Jin Soke yizera ko umunsi umwe azabohereza kwiga muri kaminuza y'Abadivantisite muri Seoul. Yizera ko bazaba bavuga butumwa. Iminsi Jin Soke yavugaga ko adashobora kubaho muri ubwo buzima yararangiye. Yabonye ko ubuzima burimo Imana ari ubuzima bwiza, kandi yizera ko vuba bidatinze ubwo Yesu azaba agarutse azabona se. Umugabane w'amaturo y'Isabato 13 y'iki gihembwe uzoherezwa muri kaminuza Jin Soke yizemo, ndetse uzafasha guhugura no kubaka inzu yo guhuguramo abavugabutumwa batoya n'inzu y'imyidagaduriro hano muri Seoul. Tubashimiye ko mugiye gutegura amaturo y'ubushake tuzatura ku Isabato ya 13 ku itariki 29 z'ukwezi kwa 3 uku kwezi turimo. Murumva rero neza ko ubuzima wabamo bwose nta kure Imana itakura umuntu. Jin Soke yari yarabaswe n'ibiyobyabwenge byari byaraturutse ku ihungabana ryo kuba atazi se. Hariho abantu bameze gutyo, harimo nawe abuzi. Nawe uri kunyumva ushobora kuba ari bwo buzima ubayeho, ariko najya nkubwire yuko nk'uko Jin Soke yabonye ko dufite data wo mu ijuru udukunda, nawe menya ko so mu ijuru agukunda, kandi bwira bagenzi bawe n'abandi yuko Imana wo mu ijuru idukunda. Ndabashimiye mwebwe mwese mwaniza amatwi tukumvana amakuru y'ahandi, amakuru meza cyane. Ndagusaba rero inkunga ntoya yo kugira ngo aya makuru uyageze ku bandi nabo bamenye imirimo ikomeye y'Imana. Ndabashimiye, mukomeze kugira amahoro. World Mission Report.